Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi, ikomeze ibiteho kandi bagirire neza, ihaze kwifuza kwa buri muntu wese. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje, dushimye ko banye natwe ukaturinda, akaba ari nta gikuba cyacitse muri twe, icyubahiro ni icyawe. Duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru, twese tuboneze rwose, twijishe amaraso yamwe ku musaraba i Golgota. Kimara kutubabarira, nubane natwe muri uyu mwanya wo kumva ijambo ryawe ndetse no gusengera ibyifuzo, udushyigikire kandi uyu mwanya ntube imfabusa ahubwo ube uw'umumaro. Icyo twanze ni ukora ku mwanzi, duhagaritse imyuka mibi mu izina rya Yesu Kristo, dutumiye Mwuka Wera kugira ngo azaganze ategeke ubu n'iteka ryose. Amen. Tugiye gukomeza dusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya ibice 59 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 2. Reka nsome mu izina rya Yesu. Dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva, ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanyije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kubumva. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bene data munkurikiye uyu mugoroba, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza. Ya Mana twari tuzi kera na n'ubu niko ikiri, uko yakoraga kera na n'ubu niko igikora kandi niko izahora, ntigihinduka. Ushobora kuba ubona ntacyo iri gukora ku burwayi bwawe, ariko ntago ari uko inaniwe gukiza, ahubwo n'isaha iba itari yagera. Komeza uyitumbire kandi uyizere, ukore ibyo gukiranuka, ubundi utegereze izagukorera igitangaza. Ngo n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva. Niyo tuyibwira iba yumva. Ushobora kubona nta gitangaza wakire cyangwa nta kikubwiye ukagira ngo ntiyumva, ariko Imana irumva, iracyumva. Ngo ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanyije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kumva. Imana itugirire neza. Icyo Imana iri kudusaba ni uko twakora ibyo gukiranuka, kuko nidukomeza gukiranirwa tugakomeza gukora ibyaha, izakomeza kudutera umugongo kandi tuyibwire ntitwumve, tuyihamagare twihorere, kubera ko natwe twanze gukora ibyo ishaka. Nimureke rero twirinde ikibi n'igisa nacyo, twirinde icyaha n'igisa nacyo, kuko ya Mana yakoraga kera na n'ubu iracyakora. Nitumara kwirinda icyaha n'igisa nacyo tugakora ibyo gukiranuka, ni ukuri nta kabuza ijambo ry'Imana ritubwiye ko ukuboko kw'Imana ntikwaheze ngo inanirwe gukiza. Icyo yifuzaho cyose izakiguha, icyo usabwa ni ukwirinda ibyaha kugira ngo itagutera umugongo, kugira ngo utantera umugongo. Nimureke twirinde ibyaha, Imana itugirire neza. Tugiye rero gukomeza dusengera ibyifuzo. Uyu munsi ni umunsi wo gusengera ibyifuzo. Mureke dusenge tubwire Imana ibyo tuyifuzaho. Icyo dusabwa ni ukubikora twicishije bugufi, tukayisaba imbabazi, ubundi tukayisaba icyo dushaka, kubera ko iri jambo ry'Imana ritubwiye ko ugutwi kwayo ko kutapfuye ngo inanirwe kumva, kandi n'ukuboko kwayo ntabwo kwaheze ngo inanirwe gukiza. Iracyakiza, iracyumva, iracyakora, ntigihinduka. Icyo dusabwa ni ugukiranuka. Data mu izina rya Yesu, turagushimye turaguhimbaje kubwira ijambo ryawe ritubwiye yuko ukuboko kwawe kutaheze ngo kunanirwe gukiza, kandi n'ugutwi kwawe kutapfuye ngo kunanirwe kumva. Mana, natwe dufite ibihamya kuri Imana idahinduka, kuko warurikirana n'ubu ariko ukiri, kuko wakoraga kera
none bari kugikora. Ariko ijambo ry'Imana rikomeje ritubwira ngo ni ukubera gukiranirwa kwacu no gukora ibyaha byacu nibyo byatumye twima mu maso hawe. Ariko Mwami, twese utuboneze rwose, twijisha amaraso yamwiye ku musaraba i Golgotha. Umugayo wose watugaragayeho udukureho mu izina rya Yesu. Mwami, ukimara kutubabarira, umva gusenga kwacu, twemerere iri sengesho rikubera umubavu uhumura neza, twemerere wumve icyo tukwifuzaho aya masaha. Mana igira neza, sengeye abarwayi, bakozeho ikiganza cyawe gikiza. Ubwo wari uri kujya gukiza uri kujya kureba umukobwa wa Yayiro, ngo umudamu wari umaze imyaka 12 ari mugongo ngo agukoraho, ngo urangije ngo uravuga ngo ninde unkozeho, ngo abigishwa barakubwira ati ninde muri aba bantu bangana gutya bari kubyigana, wabwirwa n'iki niba hari umuntu ugukozeho? Yesu ngo urangije ngo urabasubiza ngo hari umuntu unkozeho ngo kuko hari imbaraga imvuyemo. Ngo umugore arangije aravuga ngo ni njyewe. Ngo urangije ngo uramureba uravuga ngo kwizera kwawe kuragukijije mugore. Mana, uko wakijije umubyeyi wari umaze imyaka 12 ari mugongo, niko nsengeye n'abarwayi bankurikiye ndetse n'abandi barwariye ahantu hatandukanye, bari mu rugo, abari mu bitaro. Mana, buri wese uzumvira isengesho akizera, uzamuhe gukira, uzamukorera igitangaza. Ndabasengeye bahegukira mu izina rya Yesu Kristo, bahegukira kubera ko roho nzima itura mu mubiri muzima. Urakoze Mana, dusengeye umurimo wawe, gabanya abarimbuka wongera bakizwa mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, abasubiye inyuma turakwinginze kugira ngo wongere ubambike imbaraga. Dusengeye batarakwakira nk'umwami n'umukiza kugira ngo baze bakwakire, kubera ko muri wowe harimo amahoro, muri wowe harimo umunezero, muri wowe harimo kugubwa neza, kandi ngo ni wowe nzira n'ukuri n'ubugingo, ngo ntawe uzajya kwa Data atanyuze kuri wowe utamujyanye. Niyo mpamvu nkwinginze kugira ngo abantu baye kukwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Urakoze Mana. Dusengeye ababyeyi bategereje urubyaro, Mana biteho. Ubwo wiyeretse Elizabeth ageze mu zabukuru, ukiyereka Sara ageze mu zabukuru, ndetse ukagenderera umugore wa Manowa aho yari arahinga, yari ingumba, urangije Mwami Imana umuha Samusoni. Wiyeretse Hana, Mana ubaha abana. Aba babyeyi bategereje urubyaro nabo ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze kugira ngo muri uyu mwaka uri bwumvire isengesho muremere igitangaza. Urakoze Mana, urakoze Data mwiza, turindira ubugingo ko aribwo buzakubona. Dusengeye abafite intimba n'agahinda, baha amahoro yo mu mutima, yayandi utanga atemba nk'uruzi. Mana y'abampere, bakire kugubwa neza. Dusengeye imfubyi n'abapfakazi, nabo biteho Mwami ubagirire neza, Mwami bakure mu bwigunge. Dusengeye ababuze uko bagira, dusengeye abafite ubukene, Mwami biteho bagirire neza. Abafite amadeni ubishyurire mu izina rya Yesu Kristo. Mwami buri wese kuko uburyo akwifuza kubone, buri wese Mwami, buri wese uko akwifuza kubone, baremera igitangaza. Abankurikiye bose ndabasengeye, buri wese muremera igitangaza, buri wese uko akwifuza kubone, uri bwizere Mwami ari bwakira igitangaza. Urakoze Mana, urakoze kubw'uyu mugoroba. Mwami Imana, turakwinginze kugira ngo ukomeze uduhe imbaraga, uduhe imbaraga kugira ngo tubashe kwirinda ikibi n'igisa nacyo. Mu izina rya Yesu Kristo, uduhe kwirinda icyaha n'igisa nacyo, kuko turabizi ko turi mu rugendo. Muri isi turi abashyitsi, ntabwo tuzayigumamo.
Niyo mpamvu tukwinginze kugira ngo Mwami uduhe imbaraga kugira ngo tubashe gukomeza uru rugendo tuzarusoza amahoro. Icyubahiro ni icyawe. Urakoze Mwami kubw'uyu mugoroba. Urakoze Mwami, turagushimye kandi twizeye tudashidikanya ko ari cyo ugiye kurema. Mwami, dusengeye isi yiha amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Mana, ukomeze uganze utegeke mu mitima yacu kandi ukomeze utwagure mu buryo bw'umwuka. Twagure mu buryo bw'umwuka cyane kugira ngo dukoreshe ibyo butware. Urakoze kumvishe gusenga. Icyubahiro ni cyawe n'iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane kubw'uyu mwanya. Imana y'amahoro ibaremere igifatika. Imana y'amahoro ibiyereke. Imana y'amahoro ihaze kwifuza kwa buri muntu wese. Buri wese uko yari ari kuyifuza, icyifuzo yari afite, ni ukuri yakire igisubizo cy'ikibazo yari afite. Naho ubutaha. Bye.